papa yarambwiye ati ndaga amafaranga gutangiye yapfa ubusa ugomba kuhita utanga icyo cyana arabizi ariko naganyita mama ako ntago azi ko ari we wamubyaye nyine baramubwira agaseka. Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza mwuka byaramwe, nizere ko Imana ikomeje kubarinda ndetse no kubareba icyoroshye mu buzima busanzwe. Buri muntu wese agira uko agenda aca mu buzima bwe, hari abantu twubaka, hari abantu dutunzwe n'umunwa nyine bimeze gutya, ariko Imana ikagenda itubwira ngo uyu munsi buracya, ejo uzarya, nejo ugasanga byahinduye isura. Niyo mpamvu rero no kuri Yawe TV ibintu bihora bihindura isura, abantu bahora baza ari abantu bagiye batandukanye. Ni seri ku maseri. Rero ndi kumwe n'umukobwa bamwita Fanny, tugiye kuganira, hari interview twagiye dukorana menshi agiye atandukanye, ariko nifuje kuganira nawe cyangwa se ngo aganire n'abanyarwanda muri rusange. Reka ntangire muha ikaze. Fanny, bimeze neza? Nteze neza cyane. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ahimbazwe cyane. Yesu se ukasura muzi? Ntabwo nzi ukuntu asa, ariko burya mu nzozi nyine hari ukuntu nyine Yesu amubonekera, nyine umuntu nyine akumva akimagina uburyo ateyemo, ariko nyine ntabwo muzi. Yesu yaza kuba ari nk'umutipe wibera mu isi akagutereta wari kumwemera? Ntabwo ne kujijinganya, ni kutamwemera cyane, ahubwo ni wose. Ubwo se ari nk'igiki yabaga afite kirenze abandi? Afite nyine imbaraga zidasanzwe, nyine ibintu nk'ibyo, nyine ari n'umusore w'ibogari nyine mani, nawe urabyumva. Yes, rero uri umukinnyi w'amafilime, wenda reka bariho mitamera, abantu bamaze kukumenya cyangwa maze nawe ubwawe kuba icyamamare ku nzobe yawe wifitiye, ku matatuwaje yawe wifitiye. Iyi tatuwaje ufite bayita ngo iki? Oyise ubona ko ari umutima nyine, hari umuntu ugeze kumbabaza nyine umutima wanjye ngukuranga nkimurira hano. Ariko nyine wabona ko nagendaga mfata duto hano, n'undi munini n'undi uringaniye yagiye ukura. Fanny, ndagira ngo rero tuganire ako kari agaciyemo. Uri umwana wo mu Ruhango? Imuhanga. Yes. Uri umwana wa pasiteri cyane. waririmbye muri kora? Cyane ngise kuririmba muri korali y'abana, kwa kunyina navuga muri korali y'abana n'ibiki, tukajya tunasohoka nkajya no mu masengesho numbone gutya. Ukajya mu masengesho. Ahantu waririmbye ni he, cyangwa se aho hantu papa wari pasiteri bahita ngo iki, ayo ashumbye irihe torero? ADPR Gahogo. Yes. Hamwe baririmbye ngo ndaje. Yes. Iyo ndirimbo urayizi? Cyane. Ntabwo ni byangora cyane. Byakugora. Yes, ako kuba uri umwana wa pasiteri, wenda reka duhera aho ngaho. Kuba uri umwana wa pasiteri, kuri wowe uba wumva ari nk'iri hereme bifite mu buzima bwawe kuba witwa ngo ngende umwana wa pasiteri? Okay, gusa nyine nubwo wenda ari ukuntu babona umuntu wenda agenda akamufata ukundi, gusa nyine biramfashe cyane, byaramfashije mu mikurire yanjye. Nyine ntago ari abantu nyine bafunga umutwe cyane, iyo ntago bafata abana babo nabi, babafata neza. Papa nyira cyo na kimwe namushinze, akakwitaho nyine, akagira ute, kandi nyine umenya gusenga. Burya niyo wakura wenda nukurikiza ababyeyi bawe, ari kumenya gusenga nyine ukunda gusenga nyine muri make. Yes. Ko bakunze kuvuga ngo abana baba pasiteri cyangwa abana bavuga kwa pasiteri ngo akenshi bakunda kuba ibirara. Nkawe nk'umwana wa pasiteri wagira nk'aga testimony duhaho ikintu kibitera kuba abana ba pasiteri bahinduka ibirara, ni ukubera iki? Yes. Impamvu nyine abana ba pasiteri bakunda kuba ibirara ni ukubera ko nyine akenshi nyine waba babakanira bakubwira ngo nyine ntabwo bajya guha nyine ngo ntabwo bajya kureka ngo wisanzura ko bwanga mbara umwenda muremure, ngo utashyisanga batasa 12 induru zikavuga, ugasanga na papa niba senga cyane atangira gusengera ati uyu mwana wanjye wagira ngo ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo. Noneho mu nyuma nyine yamaze kumenya ubwenge, agaca ubwenge, atangira nyine zamira tambaye akazambara, izanzu gatangwe akagira amatsiko yo kuzinywa, akagira amatsiko nyine ibyo byose kabigira amatsiko, nyine akahita komereza akabikirara gutyo. Kuba papa wawe ashumbye itorero ryitwa Gahogo, ryahari Gahogo, hari na korali nziza cyane nanjye nkundira imbere, ndaje nimere yawe, siyo? Yes. Kuba papa washumbye iryo torero, nawe ukaba wibereye mu mujyi wa Kigali, utamufasha nk'umurimo ngo uri nk'umuprotocol, ukaba wibereye mu mafilime, wumva wowe nta utari igihombo ku mubyeyi? Uyana ngo ni igihombo ku mubyeyi, buri wese agira amahitamo ye, kandi buri wese agira inzozi ziwe. Njye nyine nizo nzozi zanjye zari zo gukina filime, kuba umuhanzi, ibintu nyine nk'ibyo ngibyo.
nyine nakuze numva yego gusenga ndasenga ariko nyine ntabwo njya nkabya cyane nyine nk'uko babikora. Ntukabye. Mm. Urakabye. Nyine ndasenga nyine ariko nyine ntabwo nyine ntabwo nabigize umwuga cyane gusa nyine ndasenga pe. Njya na mu butayu ngasenga nkagira utanu hose ariko ntabwo nyine ndi wa mukobwa nguvuga ngo sinakwambara umwenda ngo sinakwishyisha ngo sinagira ute. Biranagaragara ufite n'agatatuwaje. Ndagafite kubera ko ngakunda. Ujya kwishyiraho tatuwaje wumvaga ari ibintu bimeze gute kandi uri umwana wa pasiteri? Okay, ndi kwishyiraho tatuwaje bwa mbere ni grand sœur wanjye tuvukana wayinshirishijeho ntabwo nayikundaga arayinkundisha nyine birangira nanjye nyikunze bikomeza gutya. Tatuwaje mbere yagushyirishije yayishyize? Ayisize hanga ku itako. Yes. Yes. Uri umubyeyi? Uri umumama? Ufite imyaka ingahe? Nzuzuye imyaka 22 mu kwa 10. Mu kwa 10. Yes, wabyaye uri umubyeyi wabyaye umwana wawe wa mbere ufite imyaka ingahe? Imyaka 16. 16. Ukuvuga ngo watangiye gukubagana ufite imyaka 16. Okay, bisa. Oya, ntago 15. Okay, nyine hari abantu bajye bashidikanya nyine hari igihe nyine wenda umuntu avuga ikintu bakajya wenda ari kubeshya sibyo? Ariko njye nari bikoze bwa mbere ntwarinda. Umunsi wa mbere watanze ku kibabaraho wahise utwara? Wese uko nagitanze mbishaka abantu. Wenda se uko ntari no kuzabikora wenda nkigira myiza wenda buri munsi ngavuga ngo nguriya mukobwa ngo ugize mwiza n'ibiki. Ariko pe nari mfite gahunda ko nzabikora ndangije kwiga wenda pe. Nzabikora ndangije kwiga. Uzakomeza kwitwararika ukabagasugi. Yes, nzakomeza kwitwararika wenda ndangije kwiga nkazabikora cyangwa mu kimwe nkazaba umugabo tuzabana nyine. Birangira nyine mbikoze kandi mbikora ntabishaka nyine mbikora ariko gahato nyine birangira ntwayenda. Yes, aho rero niho nashakaga ko twinjira neza, aho niho nashakaga ko buri muntu wese abasha gusobanukirwa byagenze gute kugira ngo byare ku myaka yawe 15, byagenze gute kugira ngo byare umwana ufite imyaka 16. Umuntu ushobora kuvuga ngo umwana ntarera undi, nta mwana wari kurera undi, kumva ngo uratwite, so byari bimeze gute, byagenze gute heraho? Okay, nyine umva biba bigoye cyane ubuzima babugoye cyane. Akenshi nyine abantu nyine iyo umuntu aguteye inda nyine mutabyumvikanyeho. Ngerageze ubwo kubivuga kubera ko ndavuga ati nshobora kubivuga umuhungu bakamufungisha n'ibiki ko twigeze gukundanaho nyine. Byagenze gute kugira ngo umuhungu agutere inda? Byaje gute? Bakundanye gute? Twarakundanye ariko tugakundana nyine aho nabaga kwa grand sœur wanjye nyine batabikunze nyine bakambira ngo sige nkoni kundanye nawe bakanadusangana bakadukubitana. Ako yari mukuru afite imyaka 25. Ufite imyaka 15 akurusha imyaka 10. Harahiye. Okay, nyine nashidutse nyine naramukunze. Noneho nyuma nanjye mitekerezo navuga ati rero ntago nakomeza gukunda no muhungu gusa nyine nta kintu yajyaga nsaba yarambwiye ati wora cyane umwana nzagutegereza ubanze umare kwiga noneho bari gute tuzabikora. Okay, nyuma nyine njya kwiga mu majyepfo. Njye kwigayo ndangije nyine nyuma arampamagara nyine naramukatira namubwira ati ngiye ntago nkikundana nawe ndagukatiye nimara kwiga tuzakundana. Kuko nyine n'ubundi abantu baranambwiraga ngo nyine ngo narisimu kurusha ibintu nk'ibyo. Kunda umuntu mukuru cyane. Noneho nyine birarangira mpita mukatiye nyuma nyine arampamagara ku telefone arambwira ati narwaye n'ibiki nyine mu ngo nyine narinzi nyine tuguryo narinzi nyine twakundanye ndavuga ati reka njye kumureba. Umva nabwiye anko wanjye nyine mbwira ati nagize ikibazo n'ibiki mpita ngenda nzi Kigali ndaza njya kumureba nsanga ntiyarwaye. Nyine mpageze ahita afungura ndambwira ese warwaye iki n'ibiki ahita kinga nyine arambwira ngo umva ngo ndabizi ngo warankatiye ngo kandi sinari kubyihanganira ngo watereswe n'abakobwa benshi wise ngo nabwirwa n'iki ngo niba utarabahaye ngo ukabuncise utampaye ndavuga ati kuzina ryanda cyari sugi ndanari nyine ndarahira ngira ati basi ngo nanjye urampa ngo numve ngo ntabwo twaturakundanye ngo nshike navuga se niba twakundanye hari ikintu wajye guma kandi kuko yajyaga nakungura n'ikintu nka cyanga pe numvaga nyine nta kintu ni kimwe cye natora ibintu buri kimwe cyose nakibonaga. Ubwo nyine birarangira itambwira turampa neza nyine mbona ibintu bigize intambara utangira guserera nyine turahatana nyine mbona simurushije imbaraga. Nangije nyine ashatse kubikana mu gatoke ngo nyine nanarize numva nyine nataye n'umutwe namu gatoke nta kibazo bikore ku neza kugira ngo nyine ukomeze ukiri. Okay, nyine arabikora nyine asanga nyine ibyo namubwiraga ni ibyanyabyo. Nyine arababara nyine arambwira ngo nimabare n'ibiki nambwa ati nabirenze nyine gusa nyine ndi nahise mwanga kuva icyo gihe narabwanze cyane birenze kwemera. Nahise mwanga burundu. Ahita ambwira ngo kandi ngo nguteye ngo nkuramo inda nzakwica.
ndangije nyine ndamubwira ngo ariko warasaze ntenda se ngo byanditse ngo nise ngo umuntu yaryamana n'umuntu ngo bwa mbere ngakata mutera inda ngo ntabwo bibaho ngo ntabwo waba ntenda. Ubwo nyine ambwira gutyo mpita ntaha nyine mbana n'imitsi ndwaye n'ibiki ntinyana kubivuga. Icyo gihe ntabwo natashye nako nararaye nangiye kubeshya nararaye nyine ntaha bukeye nyine ntinya kubivuga mara iminsi natinye kubivuga n'ibiki nyuma nyine nzi kumenya ko nwita mbibwiye nyine arishima arambwira ngo yigo ngo Imana ishimwe ngo narabikubwiye ngo ariko nturankaramine ngo nzakwereka gusa ibyo ngo nayikura ngo ntago izavamo ngo bitewe n'uburyo uteyemo ngo kwa kutarabikora cyane ngo ntago yavamo ngo wahitupfa ngo ugahwana nayo. Ako gusa nyine nanjye nta gahunda nayo mfite kuyikuramo ibyo nta gahunda nayo mfite navuga ati nyine nzemera nyine urwaje. Mu kiganiro twagiranye wavuze ko ari ahantu wenda nuko ushaka kubica ku ruhande kuko imyaka warayujuje kandi nawe ubizi isa ntago basubira inyuma wenda ngo bamufate sibyo. Nshaka kukubaza yagufashe ku ngufu wamuhaye ubishaka byagenze gute? Yamfashe ku ngufu ntabwo namuhaye mbishaka njye nacitse imbaraga neza twararwanye yakazajya nkubita n'inki mu matama rero ati ntamwari mbishinya ngo ni okay ngo nibushaka ngo gukora ibyo ushaka nushaka ukora ibiki nyine bikora ntabishaka nabwo nyine tu ko wageze mu rugo ntubivuge ko wafashwe ku ngufu. Ntabwo nari kubivuga pe nari mfite ubwoba bwinshi cyane mvuga nyine barambaza najyaga he ibiki byose ni kandi narabwiye mu rugo nyine kwa Mungu tutagikundana n'ibiki byose nyine ko kubahuraga bamunkubitira buri munsi mwarize nakuzanyica nyine ndavuga ati ntago nubwo naravuze ati niba yanamfashe ngufu nyine ubwo byarangiye nta n'ikimenyetso gihari ko yamfashe ku ngufu. Gusa icyo nakoze icyo gihe nagiye kwa muganga ndababwira ngo nyine ngo nakoze nyine ngo naryamanye n'umuntu ngo ntabishaka nyine ngo ntabwo navuze ntabishaka kuba ko bari guhamagara polisi nyine ngo nabikoze nyine cyangwa ntabishaka ariko barambaza ese bagufashe ku ngufu ndavuga ngo ni hari indago nagiye kwa muganga ahantu bita ku Munini ndavuga ngo hoya ngo ntabwo nabikoze ntabishaka nyine ariko nyine ngo nari isugi ngo ni mu mpibinini ngo wenda ngo nshobora kuba nanduye munye navyo nshobora kuba wenda yanyanduje n'ibiki nyine ibintu nk'ibyo nyine kandi ndi no kuribwa nari mbizi nese ubwo umuntu wiga mu wakangaye mu wa gatatu koko ariko kuba ntazi ubwenge ibyo byose nembisobanukiwe nyine. Ubwo ngo nyine muganga nyine umumama aramfasha arambwira cyane n'umwana muto n'ibiki gusa ibyo bintu byina ntabwo ugeze mu binini yese nyine amereza kinini mu kuntu nyine ngo umuntu nyine ngarakinywa nyine ngo nyine ashobora kukinywa ntiyandure icyo kinini ndakinywa nyine birarangira nsubira mu kigo nyine ndakomeza sinabyitaho nyine. Yes uratwise mu rugo bamenye gute ko ufite inda babimenye ryari igihe kingana gute ni we wabibabwiye nibo babyivumburiye? Okay ntabwo ari njye babibabwiye nyine icyo gihe mama yabimenye papa yabimenye ndi hafi kubyara mbura ukwezi kumwe ngo mbyare ndi hafi. Ubwo nyine barabivuga barandakarira cyane arambwira ngo happy nyine ngo ntabwo bibaho nyine mukoze soni n'ibiki ariko mama nyine uwo munsi nabye nyine we yaraje nyine aza kureba umwana nyine aza kurana no kuntu meza nyine nzana n'ibintu byinshi ariko nyine papa nyine nigeze nkunda nyine yarandakariye cyane nyuma nyine uko nyine nahise njya kwa grand sœur wanjye bariho njya kuba nawe yabimenye abura amezi 3 ngo mbyane nyine nabimbashije kandi abibona nyine nkabihakana ko nyine mbere nari nanutse ntakunda kurya nyuma nyine abona narabyutse kandi nkunda kurya nyine nabwo barabimenye. Ubwo nyine ndakomeza nyine ndamubyara maze kumubyara nyine ababyeyi banjye bumvikanye n'ababyeyi babo muhungu umwana bajya kumurera neta bajyana umwana wanjye nanjye ndakomeza ndiga nyine kuko bari bashaka kumufungisha nyine birangira batamufungisha nyine umwana bajya kumurera. Ubu se umwana nimba baragiye kumurera ntago wigeze umwonsa? Uyu nyine namwonyeje nyine kwa muganga mumbarana n'iminsi mikeya nyuma nsubire kushina n'abanyeshuri benshi twiganaga nubwo bigeze bamenye ko nabyaye. Wapi umwana nimba ataronse ibere ryawe ubu wowe ubwawe iyo wice wumva uri mama w'umwana? Nje muri makireka mubwiremi nje nta mahitamo nari mfite papa yarambwiye ati ndaga amafaranga gutangiye yapfubusa ugomba kwita utanga icyo cyane umva nyine arasenga n'ibiki ariko nta mikino nyine abafite ngati ugomba kwita utanga uwo mwana bakamurera ugomba gutanga uwo mwana bakamurera ukakomeza kuko ntago wankoze isoni bingana gutya nta nubwo wazabasha no kwibesha utarize nyine ndavuga ati nta kundi nyine bose barabyemeza n'ibiki gusa mama yabanje kubyanga aravuga ngo wapi ngo umwana basi ngo twamuzana tukamura uko nyine mu rugo afite ubushobozi pe gusa nyine ni wabo mu ngo nabo bakire kurusha mu rugo bo nyine ni wabo bakire cyane umwana baramutwara
umwana bamutwaye afite amezi angahe? nkimubyara ntabwo nyine byasabye amezi, namwonkeje nk'ibyumweru bibiri hafi bitatu gutyo. Mpita nyine twagiye kumwandikisha papa w'umwana n'ibiki, Angel nyine ahita agenda amujyanye. Nkawe iyo utekereje nimba utwise umwana amezi 9 ukamutwara mu nda umufite ukagezaho nawe umugira ku gise, urabyaye umwana baramutwaye, wumva utari umubyeyi gito? Okay, nyine sinzi ukuntu nyine nagusubiramo nabikubwiye, ngira amahitamo nari mfite muri make. Nese iyo papa ambwira ati mufata umujyane umwangarane, none imyaka nari mfite ego mana yanjye, nta nubwo nari no kubona ahantu mba, nanjye amahitamo nari mfite navuze ati reka mutange. Nese nari kubaho nta kuntu nari kubaho. Umwana uramutanga? Nyine ndamutanga. Ageze imyaka ingahe? Ngakuru ngo agiye kugira imyaka 5. Umwana agiye kugira imyaka 5? 5 ufite 20 n'ingahe? 5 21. Mfite imyaka 5 yayushije mu kwa kabiri. Akwita mama akwita nde? Nyine ntago anyita mama, ubu ngubu ariko turi kumwe mu rugo. Uba kwita iki? Nyine nyita Fani, gusa nyine kwa kuri nyine amaraso bakurana ku arankunda. Nyine niyo umuntu amvuze nabi nyine ukirana akavuga ngo ibiki Fani, nyine akasa nkumvuga nabi nyine ahita avuga ngo ndabyanze ngo ibiki, nyine ukabona akankunda. Kunda bwarankunda cyane, nanjye nago mwanga, ariko nyine gupfa kubyakira ukuntu barumva ntazi. Iyo hashize nimba hashize imyaka 5 wabyaye umwana ageze imyaka 5, ni umusore n'umukobwa? Umukobwa. Hashize imyaka 5 utarajya kureba umwana wawe wabyaye, cyangwa se ngo umwana wawe wari wamubwira ko uri mama we? Uye n'abantu babimubwira. Nyine nagazi kuri mama we? Ya arabizi ko naganyita mama. Ako nagazi ko ari we wamubyaye? Nyine baremubwira gaseka. Ntazi kuri mama we? Muri make niko mbibona. Nyine baremubwira ngo Fani ni mama agaseka, ngo hoya ngo guseka ufari ngo ni mama wanjye. Nyine akumva ko nita mama, nyine grand sœur wanjye mwita mama kwa kari nyine kubera ko aho nukunze kuba mama nkamwita mama. Rero nyine abayumva nyine ari ibintu bitangaje, wenda aracyuma nita abantu mama. Nyine nawe nyine naga byakira nyine. Nyine ikibazo ndi kukubaza, wigeze umubwira kuri mama we? Nyine njya mbigerageza rimwe na rimwe nkamubwira, nyine wenda yabakoze nkosa nkasango nyine ndi kumana nkamubwira impamvu nuko nyine ngo ngura umwana wanjye gaseka. Wowe ubwaye nturatinyuka ngo umubwire ngo ni nge mama wawe wakubyaye? Uye nyine abantu nyine bo mu rugo barimubwira to. Ako nturabimubwira? Oya nyine cyeke mubwiye nyine ngo se ngo nagusiko ni mama wawe. Nyine nkabona arasetse nyine, nkabona ntabyitayo nyine nanjye. Nyine ntazi kuri nyine. Gusa nyine ibikorwa akora nyine ni nk'ibyo nyine umwana nyine yagakoreye mama wiwe. Kunkunda bwarankunda cyane nyine birenze, bigeze no kundaza muri stade ahita ajya kuryama aratanariye nyine ararira cyane nyine ngo bimubabaje, nyine naje mbyumvisha, ariko nyine ndabibaza namwe se nk'ubwo wariswaga n'iki kuko bari banyanye warusiko ngiye gupfa, nyine ukabona afite isoni nyine, ariko nyine mu rugo barabimbwiye. Ubumva byibura uzateganya kubwira umwana wawe ko uri mama we? Manumva nze mbwa afite imyaka 7 cyangwa nyine 6. Kutamubwira ko arabizi, ariko ubwaye kubikura mu kanwa kangu umubwire ngo ni nge mama nakubyaye nkugira kugise, nturabimubwira? Yego muri make simba nyine ndi kubyakira neza gutyo to. Uko wabimubwira uba wabuze nawe umuhera? Ni umwana yego nakayimubwiye, ariko nyine barabivuga nyine agaseka. Nanjye nyine namana mbwase naguzwe ni mama nyine agaseka. Ubumva azakwita mama rya? Manumva nyine simbizi nanjye nakumbizi, gusa nyine nta kintu babintwaye. Ubu nta kintu bigutwaye? Ubwo se umwana wawe uramukunda? Niba waramubyaye waramutwise amezi 9 ukumva izi saha umwana ntarakwita mama, nta kintu bikubwiye? Sibinkubeshye nyine simwanga, ariko nta kintu babintwaye nyine yari kumamagara Fani. Nta kintu nyine nta kintu na kimwe bintwara. Nyine nago mbabara. Nyine nago mbabara ngo nyine nanjye kumva nyine umuntu nyita mama nago nyine nago mbizi. Siko mwihaka. Umuntu kwita mama biguteye isoni? Ariko abantu bose nyine tubinshuti n'umuhungu uje kuneta mubwira ko njye nabyaye mfite umwana. Ndamubwira ati njye mfite umwana narabyaye. Nyine ibintu nk'ibyo ahantu nyine mu bantu ndabivuga. Nkavuga ko nabyaye buri mwese nkabimubwira. Ariko kuba atanyita mama wiwe nta kintu bintwara. Nyine mvuga kuba ari uwanjye n'ubundi ahari n'ubundi nzahora ndi nyina nta kizabihindura. Nta kizabihindura ni nakura akamenya kuri mama we biri seriye, urumva uzamusobanurira iki?
huye nyine nta bintu byinshi azambaza kubera ko nyine n'ubundi yambonaga hafi ye muri ino myaka nyine wenda mbere ntabwo yajyaga mbona hafi ye n'iki ariko muri ino myaka nyine mbona hafi ye kandi yumvaga n'abantu babivuga ntabwo azabikomeza cyane. ubu papa w'umwana abahe? Papa w'umwana Bikanombe kera nyine akibyira yarambwiye tubane nyine nkirangiza kwiga ndamubwira ati njye sinabana nawe nyine birarangira nyuma nyine birangira ashatse undi nyine ite umukobwa inda umukobwa ahita arahaguma nyine wabo utababana ko mujama ni rutezi ego ko narumiwe. Yes, ni ibintu biba bibabaje nkwibutsa yuko ushobora kujya kuri Menya Nibi TV ukajya ukaba wabasha kureba comedy yitwa Hilary Comedy. Ni comedy y'abanyarwanda baba muri Europe. Ushobora kujya kuri YouTube channel ukareba Menya Nibi TV ugakora subscribe ubundi ukajya ureba iyo filime. Ni filime ikinnywe mu Kinyarwanda ushobora kujyaho. Iri muri translation y'Igifaransa ushobora kujya ukayireba abana bakaba bakwiga Igifaransa ndetse nawe ukaba wabasha kwiga Igifaransa. Rero nimba ushaka kwamamaza ibikorwa byawe ngwino kuri Yawe TV cyangwa unanaduhamagare cyangwa nanjye ubwanjye umamagare jya kuri Instagram ya Yawe TV following nanjye following ni Emi Nyawe 2020 ubundi buzima bubashe kugenda neza ndetse no mu buzima bumeze neza. Ndacyari kumwe na Fanny. Urabyaye umwana w'umukobwa nturamubwira kuri mama we, uba wumva kuba agaciro kuba witwa utaritwa umubyeyi kandi ufite umwana arakaye? Njimba numva nakintu bimbwiye nyine nuko nabikubwiye nyine icyambere nuko ari umwana wanjye sibyo kandi nyine mba ndi kumubona hafi yanjye kandi twamenyeranye kandi icyambere nuko mba mbona nkunda cyane kunkunda bwarankunda kubera ko na papa yaje kumutwara aramwanga nyine turamwanga ndagumana na Fanny nta ndi bujye nyine ndagumana na Fanny nyine ibyo byonyine nyine birampa nyimba numva bihagije kuri njyewe urumva ibyo bihagije byonyine. Umwana kuba atakwita mama ataramenya kuri mama we abyumva akabifata blague umva nta kintu bigutwara? Nyine cyambere nuko mbona nkunda byonyine nta kintu nkeneye nta kindi pe. Cyangwa utinya ijambo kwitwa mama? Nyine nagomba kubyakira neza. Ntabwo urumva kwitwa mama? Yego igisobanuro cyawe ndakize cyane nyine njye numva abantu bavuga ngo uyu mwana kwise mu mango biragushimisha ibintu nk'ibyo ariko burya biterwa hari n'igihari sinzi biterwa n'uburyo umwana wamubyaye niko mbibona gusa nyine umwana barengana ku rundi ruhande umwana barengana amakosa yabaye hagati ya papa nta kimwe ntago yari abirimo byose nabimurenganyiza gusa nyine mbere byarangora ko akasa nka papa we. None ikindi kibazo papa w'umwana ntaramubwira ko ari we mama we? Nawe bamubwira ngo Fanny gusa ngo ujya kureba Fanny ngo hisemo Fanny kundusha nyine wafunga umutwe cyane nyine n'umufunga umutwe cyane nuko ntarabwira umwana kuri na mama we. Bamubwira ngo Fanny nyine ibyo gusa nyine byibura ubuteganya ko hari igihe uzafata umwana wawe mukabana burundu? Yes cyari Mbiteganya ariko uburyo mbyumva nyine ninashaka n'umugabo kwibyo nabyo ndabiteganya muri make ninashaka n'umugabo ntabwo nyine nago mbizi nakusinzi nyine ushaka n'umugabo wumva utazabyara yanzabyara abana ntibazakwita mama yanzabyara bananyite mama cyane ahubwo kuki imfura yawe none utarayibwira uburiwe nyine nuko nawe mba mbona biseka nyine nkabona sari kubyakira ariko nanjye nyine kuba yanyita mama nyine nago nyine mba numva mba numva nyine bitandimo. Mbega we ntabwo uraba proud yo kwitwa mama nyine nkuko nawe atari kubyakira nanjye nuko bimeze niyo mpamvu nyine utari proud. Reka rero ngiye nkugirina tunagana ku musozo w'ikiganiro bajye baca umugani mu Kinyarwanda ngo akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu kandi umubyeyi watwaye inda amezi 9 akarangira numva ko iki nicyo gihe cyo kwitwa mama. Ese uba wumva umwana wawe nagira imyaka y'ubukure 7, 8, 9, 10 akakubwira ati ndashaka kumenya mama wanjye uzamwereka nde? Kuje ninjye nteganya ko nzamubwira ndi mama wiwe nkamusobanura buri kimwe gusa nago nzamubwira ngo ntabwo nyamubwira ngo papa ngo yafashe ku ngufunga ntera indangu niyo ntabwo nabikora kuko none muri make naba ndi kumwangisha papa wiwe kandi ibyo ntabwo nshaka kubikora. Nene n'iki kiganiro cyo kuzakimona wenda ntawamenya ariko ntabyo nteganya ibyo ngibyo byo kumubwira. Zambwira ati nakubyaye nyine mfite iyi myaka
nakubwiye mfite imyaka nyine sinagira amahirwe yo kukurera, papa arakujyana, urabizi igihe njye nawe twahuriye wari ufite imyaka 5, nta yandi mahirwe yo kubona nayo mfite. Igihe nyine wumva abantu bakubwira ngo ndi mama wawe ukabiseka, nyine nanakubwira ngo ujya kuryama n'ibiki, nkakubwira reka nyine nkutegeka ko ndi mama wawe, nyine ugaseka ukumva nyine suri kubyakira, nyine najye nkumva nyine sinshaka kubikubwira. Ariko ndakeka nagira imyaka 7 nzabimubwira, nzamuganiriza. Nagira imyaka, umwana wawe ariga? Ariga. Bajya kumwandikisha mu ishuri, ko uyu mwana agiye ku ishuri, bavuga papa we na mama we nabahe, ninde banditse? Nyine banditse papa we n'uwo wundi afite. Bivuze ko wowe umwana nahana nakuze, agufata nyine nk'umukozi wawe? Oya, arabizi nyine, ashobora kuba abizi kubera ko niyo nyine mubwiye ngo nyine uwo mama yitwa Mateta, ariko nyine we niwe ufite umwana muto kuri njye, kubera ko nyine we yamuteye inda nyuma yanjye, nyine bahita babana gutyo. Nyine mubwiye ngo Mama Teta, nyine arambwira ngo ntabwo Mama Teta ari mama wanjye. Kigaragara cyaza ubwenge, ahubwo nyine kwa kundi umwana abaza ubwenge akabyihamanira. Nyine akambwira ngo uriya si mama wanjye, ngo ariko ngo uriya we ni papa wanjye. Ibyo byarabizi. Mama ese ngo mama wawe ninde? Nkamubwira ngo ni njyewe se. Akahita avuga ngo hoya, nyine akavuga mama wanjye ngo ni mama wewe. Nyine ikibazo bajya kwandikisha umwana ku ishuri, ntago bigize, ubwo ni ukuvuga ngo mukase w'umwana wawe niwe wabaye mama we? Niwe wabaye mama we nyine, mbere yarerewe kwa papa w'umuhungu, nyuma nyine ubwo ngo papa yashatse umugore amujyana kwa mukase, baraturanye nyine. Yabaga ariyo, yava ku ishuri nyine, yabaga ahantu ashatse kuko baraturanye. Yabaga ahantu ashatse nyine, muri make nyine niwe bakunze kumarana igihe kurusha njyewe. ese ubu nta ngaruka bigufiteho? Nta ngaruka biragutera? Ngiye se nko kuba witwa umubyeyi umwana, ni ukuvuga ngo ubu wowe nta burenganzira ufite ku mwana wawe, ibyo urabizi neza ko nta burenganzira ufite ku mwana? ariko umwana wanjye yanishije kuri njye na papa wiwe. Ariko ku ishuri naho bakuzi? Naho banze, ariko ntabwo azasubira kwiga i Kanombe. Ntabwo azasubira kwiga i Kanombe. Uzamujyana he? Agomba kwiga nyine muri Kicukiro nyine, tuzagumana nabo ntugera kumujyana kwa se. Kuvuga ngo amazina mu irangamimerere, mama we ninde? Nimba baramutwaye afite iminsi ingahe? Mama we ninjye. Mama we ninjye. Nyamara ushaka umwana wamubwira kuri mama we? Nzamubwira agize imyaka 7. Nzamubwira agize imyaka 7 cyangwa 6 gutyo. Nzamubwira agize imyaka 7 kwenda azaba ageze mu 2 primaire, azaba azi ubwenge. N'abantu badukurikiranye cyangwa n'abantu bakurikirana yawe TV, ndagira ngo uyu mwana w'umukobwa, oya nari nkoza amakosa, uyu mufiyemere mumugira inama, message muri bwandike mumugira inama, abwira umwana ko ari we mama we, kuko hari abantu benshi, hari abana bifuza ko kubona ababyeyi babo, hari abana bifuza ko kumva umuntu yitwa mama, hari n'ababyeyi bifuza kwitwa mama, ariko we ntago uraba proud yo kwitwa mama. Urumva atari ikibazo? Kuba mukunda nawe akaba nkunda mama nabihagije, aho kuvuga nyine ngo azi proud yo kuba mama. Reka ibyo ndabyumva n'abantu benshi bagiye babimbwira. Ujya wumva akaririmbo kavuga ngo mama wambyaye nakwitura iki, urakaza? Yes, ndabizi. Iyo ukumvishe wumva muri wowe umeze ute? Yes, nyine ikintu cyo kwitwa mama ni cyiza kubera ko nanjye kwa mfite mama ndamukunda cyane, kandi iyo mwise mama nyine nawe arinezerwa, kandi nanjye nkumva nyine ndatuje muri njye ko ndamukunda cyane. Ariko nyine njyewe kuba nyine mpamagara ngo ma, nyine marumva ntari kubyakira pe. Ntabwo uri kubyakira? Kirekari ni imbyano ndi wa 2 hari, gusa nyine ndamukunda pe, kumukunda bwo ndamukunda kandi cyane. Abo nta kibazo ufite? Hari umuntu nyine wihangane ngo baze gutya, hari ushobora kukumva gatavuga ati nyamara uyu mukobwa afite toro. Iyo nta toro. Toroma yuko bagufashe ku ngufu. Nyine agiye nkeke nsubizwe nyuma nk'uko ibintu byagiye bimbaho. Nkumva nyine birangoye cyane, nyine nkumva biri kungora muri njye. Nkumva nyine birangoye umukono. Nkumva nyine nako nshaka kwitwa mama. Nyine bitewe n'ibintu byambayeho. Nundi ko byambayeho ntabyiteguriye kandi numvaga nyine ntabikeneye. Uri ikinya? Ntago ndi ikinya. Uri nka yandirimba. Ikinya? Ntago ndi ikinya. Nyine cyambere nuko mukunda kandi nawe akabankunda, kandi nzamusobanura namara gukura. Namara kugera mu 2 primaire afite imyaka 7 azabaza ubwenge kurusha ubwazo ubungubu. None se ubu namenya ko papa we yamuhishe mama we, byurumva bizagenda ute? Nyine numva ko ari ikibazo, papa afunga umutwe cyane ntabwo ari kumbwira ko ndi mama. Gusa nyine nawe yego sinamushinze amakosa, ako nawe bifitemo uruhare. Nubwo ugeze amubwira nyine ngo ngura ni mama, yarambwira ngo Fani, ngo ujya kwa Fani, ngo none se ngo ugiye kwa Fani.
yaje kumufata nyine, yigeze kuza kumufata ngo ajye kumusura nyine, akaza nyine aramujyana nyine, bageze mu gipangu kuri robine nyine, akazigira ngo nyine amubwira, nabyumvishe nyine birambabaje nyine, akaza amukurura amubwira ngo vayo, ngo ndi so, ngo uzahitamo Fani, ngo Fani se ngo ni iki kuri wowe, nyine ndabyumva numva birambabaje cyane. Ese nkaho iyo ubyumvishije kandi ukaba warahishe umwana kuri mama we, wowe wumva umwana nakura atazakura kwanga? Oya arankunda, aragukunda ubu utaramubwira kuri mama we, nyine urumva umwana nakura atazakura kwanga nimba waranze kumubwira kuri mama we? Yego njya mbimubwira, ariko nyine ntabwo ndamwirurira byanyabyo kuko akiri umwana. Hari ukuntu nyine ubona umuntu ari umwana ukamubwira ikintu akagiseka, akavuga ati ntabwo nyine araca ubwenge nyine, ngo nta mpamvu yo kubwira umwana amagambo menshi cyane ngo ugire. Ese ubu nta gafoto ugira utwitera? Reka nta foto no kujya, kireke yaba uwo muhungu nyine mukunda, wenda yaba nyine twarabyumvikanye, nayo nari mfite nyine wa pipi, reka ntacyo. Urumva ari nama umwana wanjye ndafite nyine ari mutoya, ngiye kumubyara nyine akiri na muto, afite amezi, navaga ku ishuri nkajya kumusura, nkamuterura tukifotoza, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo mutwitenya afite. reka ngushimire. Ndabizi wansetsa, ariko urakoze cyane. Ntabwo njye nagusetse, ahubwo njye unteye agahinda, kubera n'abantu bari kudukurikirana byanze bikunze baragira agahinda, kuko nimba hari ikintu cya mbere kibaho mw'abanyarwanda mwe, ni ukwitwa mama, ni ukwitwa papa. Hari ababyeyi babuze abana, hari abantu bifuza kubyara. Yego pe, hari abababuze banabakeneye cyane, baba bakeneye bita mama. Gusa nyine abantu nyine bagiye batandukanye n'ibiki cyane, ibintu umuntu aba yaragiye acamo bitandukanye. Gusa nyine hari igihe nyabitekerezo nyine nkumva ndababaye, nkumva iki, nkumva ntekereza ibintu byinshi, ariko bimaze kunda nyine byanshizemo. Byagushizemo. Urumva noneho wakwitwa mama? Yes, nzamubwira nyine ko ari umwana wanjye, musobanurire buri kimwe. Nyine mubwira ati n'impamvu nyine byemeze gutya, wambonaga hariya nita mama, uyu mama n'ibiki n'ibiki, nyine ukansuzugura n'ibiki, nyine mubwire buri kimwe, noneho njye nawe twibereho mu mahoro. Yes, rero mwakoze kubana nanjye, mwakoze gukurikirana Yawe TV. Uwiteka Imana ikomeze kubarinda kandi abongerere ubugingo. Nubyara umwana ntago yakakwiye kuba victime y'ibibazo ufite, cyangwa ni nuko wabyaye umwana. Reka abana bararengana, abana ni imfura. Nk'ubu uyu nguyu yabyaye umwana yanze ko bamwita mama. Ibaze usanze ari mwana wa nyuma wari ufite mu nda, ibaze. Oya mina ni bifata ukundi kuntu. Nyine ibaze usanze ari wa nyuma ukanga kakwita mama. Wa nyuma ndabizi, ntabwo ari wa nyuma. Sindi Imana, ariko umuntu ababizi, ntabwo ari wa nyuma. Yes, rero mwakoze cyane kubana nanjye. Mujye kuri Instagram ya Yawe TV mudofollowing, ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe uzane ndabikora, kuko mu minsi iri imbere ngiye kujya nurira imisozi nk'agakende. Ubundi rero uyu mukobwa nawe ndashaka kuzaza kugusura, n'umuntu akareba n'uwo mwana udashaka kubwira kuri mama we, sibyo? Okay, nta kibazo, ni karibu. Yes, rero mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha.